Yazize Abaswere, insigamugani y'umunsi. Ese wajyaga wumva uyu mugani ukoreshwa hirya no hino mu Rwanda ariko ukayoberwa icyo uvuze n'icyo usobanuye? Iyi mvugo rero ikoreshejwe abantu bifata ku munwa bakumva ubanya kuvugwa nabo kugirira isoni kubavuga koko, mbese kubivuga bigasa n'ibiteye isoni. Ibi bigashingira ku kubira izina Abaswere ryagira indi ntego mu buryo bumwe cyangwa ubundi mu rurimi rwacu rw'Ikinyarwanda. Gusa uyu mugani utandukanye n'icyo rubanda bahita biyumvisha iyo uvuzwe na naka. Ni nayo mpamvu rero none turi bwarebere hamwe inkomoko n'ikirari cy'insigamugani, tumenye abo Baswere abari bo ndetse n'uwo wabazize. Tuzi ko hari benshi bafite ishyushyu ryo kumenya insigamigani zo mu Rwanda n'ibirari byazo. Ubu rero nyagacamigani kakandi kanyuranga bakanyarwanda kazira gusobanya n'ibirari tubashyize igorora ni mwimara maniga. Ikaze mu isi y'umuco nyarwanda, amateka n'ubuvanganzo nyarwanda, aho twe twahisemo gusigasira amateka n'umuco nyarwanda ngo twimakaze ubupfura, ubumwe n'indangagaciro za Kinyarwanda, tutirengagije ko uko isi iri kurushaho gutera imbere ariko bamwe barimo gusiga gakondo bakirindiramo imico mvaburayi, baba babizi cyangwa batabizi. Umuco ni ururimi, ururimi ni umuco. Ese mbibitse ko agahugu katagira umuco gacika? Singaye wavuze ko utazi yava atamenya n'iyajya. Mbaye ikaze rero banyakugira Imana, muraho ariko Banyarwanda banyarwandakazi, nongeye kubaramutsa, nimugire amahoro, Imana n'amafaranga. Ngewe baramutsa, ndi umusizi rutikangarwa kugabica udatinya urugamba, singwa birasingwirwa n'urugogwenda zibukira ndeka gapfubyi karerwa n'utundi. Ibirari by'insigamugani Yazize Abaswere. Uyu mugani bawuca babuze agashweshwe k'icyo umuntu yazize, nibwo babura uko babikika bagapfa kuvuga bati. Yazize Abaswere wakomotse kuri Kiranga cya Sagashya Magu na Rugalika, ahahoze ari Gitarama, ahasaga umwaka w'1600. Uti byagenze bite rero? Ubundi rero cyari ubwoko bw'abega bwari bumwe bwose. Buke rero ku ngoma ya Mibambwe Gisanura bicamo ibice bibiri babitewe n'inzigo. Ubwo rero hariho umugabo umwe w'umwega witwa Kiranga agatura Magu na Rugalika, ahahoze ari komine Musambira. Bukeye umugabo mugarura w'umutsobe wari umwiru mukuru n'umutware wa Gisanura wari utuye ikinyambi cya Runda na Gihara, arungura mubyara wa Kiranga yitwaga Nyirandama wa Mpunga wo kumuremure wa Ngoma, hamwe no kwa Kiranga uwo nguwo nyine. Amushyira mu rugo rwe rw'ikinyambi. Nyirandama amaze kurungurwa, Kiranga ajya gukeza kwa Mugarura. Biba kwisanga kuko mubyara we yari inkundwakazi. Mugarura aramukunda cyane bimutonesha, amugira umutware w'urwo rugo rwe rw'ikinyambi ari narwo rwa Nyirandama. Kiranga rero amaze kwizihirwa n'ubutoni yuzura na mubyara we Nyirandama karava, ndetse rero akumubyara agatuma ahinduka nkawe nyir'urugo. Rubanda rwatangiye kubihurahura babihwihwisa kugeza ubwo bagenzi be batangiye kumurega kuri shebuja, ariko Mugarura yanga kubyumva kuko yamukundaga cyane. Abandi rero nabo banga gushirwa bagumya kumureguza kugeza ubwo ibirego bimwuzuyemo. Noneho rero ashyiraho ingenza zo kumugenzurira rwihishwa ngo nizimubona zizamufate abone icyaha cyo kumunyaga. Ingenza zatangiye ubwo ngubwo zirubikira Nyirandama na Kiranga ntibakabimenye kuko byagirwaga rwihishwa. Rimwe rero Mugarura yari yaragiye mu rugo rwe rw'Ibunyonga hikayenzi, ahahoze ari Gitarama naho, maze Kiranga na Nyirandama baza gushyikirana na za ngenza zibeta bugufa aho ngaho, maze zigira zirya ziroha mu nzu zibagwa gitumo. Kiranga ahubukana icumu, aratinduka maze aritikura umwe mu ngenza amutsinda aho ngaho, akaba umutsobe mwene wabo wa Mugarura. Intumbi maze kugaramaho, Kiranga arahunga ajya Magu, akoranya umuryango we amumenyesha ko yishe mu batsobe. Magu mu muryango we bose bahera ko bisuganya bateranira hamwe kugira ngo barinde inzigo. Hagati aho ngaho inkuru ishya umuti igera kuri Mugarura Ibunyonga, bamumenyesha ko Kiranga yishe mwene wabo wari mu ngenza ze. Mugarura Ibunyonga igitaraganya ajya ikinyambi ahambisha ya ntumbi. Imaze guhambwa, abatsobe bajya inama yo gutera abega b'Magu ngo bahore.
bamwe bati turatera mu bega b'imagu baratumara dushireyo turi benshi kandi twahuriraga umuntu umwe. Barongera bati ahubwo ibyiza nuko twajya kurega ibwami, maze bemeza ibyo ngibyo. Mugarura abajya imbere n'ibumbogo kwa Gisanura akomayo mbati nyagasani abega banyica umuvandimwe, none ndagusaba kubatumira ngo bambarize icyo bamuhuye. Maze barahutikanya barabatumira baritaba basanga Gisanura ibumbogo, ubwo nabega. Bagezeyo Mugarura ashinga urubanza mu buryo yahatse Kiranga akamukiza, hanyuma we akarenga akamucyurira urugo. Yungamo nuko yishe murumuna we wari usanze aryamanye n'umugore we, yamwumva agashiguka akamutikura icumu akamutsinda aho ngaho. Babajije Kiranga icyo yamuhoye araricurika ararahira ati uwo muntu namwishe nte ko maze iminsi ndi iwanjye narasezeye kuri Mugarura ngo njye kumara urubanza kandi ko rubanda rwose rubizi. Icyatumye abivuga atyo nuko yamwishe rwihishwa nta wundi muntu uhari, yemwe nta n'induru yavuze. Ubwo ariko mbere yo gucirwa urubanza ibwami bari batumije Nyirandama Mukamugarura bamubaza ko bamusanganye na Kiranga koko, maze arabihakana arumiriza arababwira ati uwo yapfuye undi amaze amezi 2 we. Bamubaza ko yamenye uwishe uwo muntu, maze arabasubiza ati twarabyutse dusanga intumbi igaramye mu rugo sinamenye uwamwishe. Naho n'inama y'abega b'imagu bari bateguye. Abatware rero bari aho ngaho batangisha Mugarura abagabo, maze nawe arababura. Ababuze umwe mu bega bari aho ngaho abindikira na Gisanura aramubwira ati Inzigo ubwo ngubwo uwo muntu yishwe n'abaswere abasambane ntiyishwe n'abega. Rubanda rero rwumvise iryo jambo abaswere inkwekwe bayivaho biyamirira barabiseka bihinduka urwenya, ndetse na Gisanura arabaseka. Mugarura arumirwa abura icyo avuga. Gisanura aca Inzigo. Kuva ubwo ngubwo abega bakomoka kwa Kiranga batangira kubita abaswere. Ucitse aha bati ni umuswere, ucitse aha bati ni umuswere. Bakomeza kubyogeza biviramo guhinduka nk'ubwoko bw'uburasangata ariko bubi cyane kuko byaturutse ku Nzigo. Niyo mvano rero y'uyu mugani bacira ku muntu bayobewe agashweshwe k'icyo yazize, babura uko babivuga bati ubwo ngubwo yazize abaswere. Kuzira abaswere ni iki? Kuzira abaswere ni ukuzira inkonkobotsi itazwi. Ngaye nguko iby'insigamugani yazize abaswere. Wibuke gukanda subscribe, like, usiga igitekerezo muri comment, kandi niba ari n'insigamugani ifuza ko tuzagusobanurira tuzayisobanure nta shiti. Ni umusizi Rutikanga, nimukomeze mutengamare.